Shalom. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Njye wa mubyeyi wongeye kugaruka. Ndibwira ko ku bantu tumenyeranye bamwe bamaze kumenyera banzi, ariko ku batanze izina ryanjye banyita Mukarugira Valentine. Reka rero dutangire dusenga Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana yacu, Data mwiza ndakunezera ko uno mwanya umpaye. Nkushimiye ko Uwiteka Imana iki kiganiro ngiye gukora uri buze ukakibamo, uha umugisha ku bazabasha kunkurikira, uha umugisha Uwiteka Mana iki kiganiro kugira ngo uzacyumva kizabashe kumufasha, kizabashe kujya aho kimugeza. Nanjye gitanga Uwiteka Mana umuha umugisha, kandi ibyo mvuga mbibwirijwe nawe. Data mwiza, tukiri muri ino si twifuza kugira ngo dutere imbere kubwo umugisha twahawe nawe, waduhaye agaciro two kuba abana b'abantu. Ntabwo watugize inyamaswa, ari njye n'abankurikiye twese watugiriye neza, utugira abantu. Ushimwe, turagushimiye kugira ngo iki kiganiro twese kizadufashe, ari ikivugaga n'abazankurikira. Bisoze nizeye mu izina rya Yesu, murakoze. Amen. Ndabasuhuje rero. Shalom shalom. Numvaga natangira mbaririmbira akaririmbo. Indirimbo hano mfite yo mu gitabo mu Gakiza 69. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo kwihita n'ingoga. Uwihanganya azaragwa icyo gihugu, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Twizeye rwose kuzabona icyo gihugu uko kiri, dutegereje gusa uwaducunguye. Ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka, bitwereka ko wa munsi wegereje. Dore ubwami bw'Imana buregereje, buri hafi, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi ibyanditswe bivuga ko Yesu aza vuba, kandi ubwazagaragarira ku bicu. Haleluya haleluya, azabo awa mugome, umwe wagerageje kuturimbura. Dore ubwami bw'Imana buregereje, buri hafi, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza,
bakanguze vuba bya bimenyetso, kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Ni ukuri tubona ko Yesu aza vuba. Dore ubwami bw'Imana buregereje buri hafi, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye b'amaso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Amen. Umuririmbyi yaririmbye neza cyane. Ubwami bw'Imana buregereje, nubwo abantu wenda bamwe bamaze kujya basa hari nk'ababyibagiye cyangwa batakirihesha agaciro, ariko ni ukuri ubwami bw'Imana buregereje. Imana igira neza kugira ngo tubashe gusobanukirwa ko ubwami bw'Imana bwegereje. Ntabwo ari ibya buri wese, kuko abantu benshi bamaze gucika intege mu nzira, ariko ntibishatse kuvuga ko ubwami bw'Imana butegereje. Buregereje rwose, ariyo mpamvu tudakwiriye no gucika intege. Buri wese yagoye kongera akavuga ati ariko se koko ibintu bavuga ni ukuri? Ese mu by'ukuri ubwami bw'Imana buregereje? Ukumva ko ubwami bw'Imana bwegereje atari ubwanjye ari n'ubwawe. Imana iduhane umugisha. Numvishije uyu munsi twaganira hano, nagerageje gutegura ku magambo amwe ari mu migani, ntekereza no ku magambo ari mu gitabo cya Yeremiya. Imana iduhane umugisha. Ahangaha muri Yeremiya, Imana yari ihaye Yeremiya amasezerano yuko igomba kumurinda, ariko Imana iyo yaguhaye kurindwa nayo, uko byagenda kose burya kureba, kuko nagiye mbona burya ko Imana yagiye isezeranya Yeremiya, kandi ibyo yamusezeranya byo bikagenda bisohoka, ariko bisohora, ariko hari kondisiyo y'ibyo Imana ibidusa. Nimba Imana ikubwiye kukurinda, ni uko ibona ko hari ibyo uzahura nabyo bizakugora cyangwa se bizakubabaza, kuko ibyo ari byo byose nzakurinda. Imana niduhane umugisha. Uyu munsi rero nari mfite icyigisho kivuga ngo umuntu nakora nabi uzabimubwire kandi umuhugure. Imana nitugirire neza. Umuntu nakugirira nabi, kuko muri iki gihe cya none hari umuntu ushaka kukugira neza akiyoberanya, aribyo bita uburyarya. Umuntu akaguhemukira yarangiza akakuyoberanyaho, ariko nunabimenya wowe ntuzamumubere nkawe nangwa umubere indyarya, ahubwo uzabimubwire nunarangiza umuhugure. Ntibishatse kuvuga ko wenda mu kumuhugura azabyishimira. Ashobora kutabyishimira, yashobora no kuba yagutuka, ariko nimba uzi icyo ukora, nimba Imana hari isezerano yaguhaye ati uzagira icyo uzakora, uzahugure mugenzi wawe, uzagira icyo ukora cyagirira mugenzi wawe akamaro, ni ukuri byaba byiza ko ubikora. Njye naravuze byaba byiza ko nahugura mugenzi wanjye mu gihe mfite icyo muhuguza, biramutse bikunze yanyumva atanyumva, ariko mu gihe hari icyo mubonye nkakimubwira. Ashobora no kucyanga wenda cyangwa se akabyirengagiza, ariko nugira umugisha ukagira amahirwe uzabikore. Imana iduhane umugisha. Ndagira ngo rero dusome amagambo ari mu migani igice 16 ku murongo wa 6. Turasoma ku murongo wa 6 hano. Haravuga ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa. Imbabazi n'ukuri niko gutwikira gukiranirwa. Ni ukuvuga ngo gukiranirwa ni uko umuntu ari mu byaha. Iyo ufite imbabazi rero ukagira n'ukuri, kubasha kuba kwatwikira icyaha cya mugenzi wawe, nawe ubwawe kandi bigatwikira icyaha cyawe mu gihe wumva ko hari aho wakiraniwe, hari aho utavuze neza, ariko ufite ukuri muri wowe. Ni ukuri bibasha kugukiza imbere y'Imana, ukabwira Imana ati Imana hano nakosheje, ukabwira Imana ati Imana hano nitwaye nabi. Icyo gihe ubarwaho nk'umuntu ukiranuka. Hano kuri Beya haravuga ngo kandi ngo kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Iyo bubaha Imana ntabwo ubasha gukora icyaha ngo ukigumemo,
ntabwo bishatse kuvuga ko umuntu atakora icyaha ngo ube wagwa mu cyaha, nibyo. Ariko rero ugomba kumenya ko nimba aho hantu ugeze waretse gukiranirwa kwawe kugira ngo wereke Imana ko uyubashye. Imana itugirire neza. Burya umuntu areka ikibi, ukamenya aho ikibi ukakireka, ugira umugisha ku Mana. Iyo wamaze kumenya ko uri mu nzira zitari nziza, urenganya, nawe ubwawe ushaka kwirenganya utabizi, ariko iyo wamaze kwisobanukira uvuga uti Imana, iki kintu nkoze se mu by'ukuri nibyo? Kuko muri ino minsi ya none sinzi nimba abantu basigaye se ahari navuga ngo hari igihe umuntu akora icyaha ariko akavaho no kugikabya. Umuntu agakora icyaha akumva ko yanagiteraho na se kandi akagihagarara akumva ko ari mukuri pe, ariko siko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nimba ukunda Imana, gerageza kuva mu bidatunganye kugira ngo nawe Imana ikwishimire. Kabone nubwo uwo wenda mwa muri kumwe yaguseka, ariko gukiranukira Imana ni ukuva mu bidatunganye. Nanjye nkava mu bidatunganye, nanjye bivuga Valentine, nawe ukava mu bidatunganye. Uyu munsi ushobora kubivuga ukanda ukanseka uti burase Valentine ntameze gutya, nibyo. Ariko ikibazo ni uko nanjye ubwo nshaka kubyimenyaho simbe nagira icyo mpinduraho. Gusa ngewe muri ngewe njya nkunda kuvuga ko ngewe icyo niyemeje nimba mbonye umuntu ye kubona ubwo yabangiriye nabi, nzabimubwira. Nanjye vuga se Imana, ese ko mugenza mbimubwiye ngewe meze gute? Kuko hari igihe muri ino minsi ushaka kubwira umuntu ikibazo runaka uvuga uti mugenzi wanjye ko witwara gutya, akarusha kugucira imanza cyangwa kujya, ariko ibyo ari byo byose nubwo azi gucira, Imana yo mu ijuru ijya ikureba, indebe njye mu mutima wanjye kurebe nawe mugenzi wanjye wundi ntazi, iturebe twebwe twese. Ese mu by'ukuri Imana itubaraho gukiranuka? Icyo cyari gikwiriye. Ntabwo imbabazi z'Uwiteka aziha abatazishaka. Imana iha Imana imbabazi iyo umuntu yazisabye, ariko gusa ngo Imana ihora irambuye ukuboko itegereje uwisaba kugira ngo fati nanjye rwose Imana nakosheje, kugira ngo Imana ikubahe gukiranuka, ni uko wemera nawe icyaha cyawe wakoze. Hari igihe njya mbura buryo cyahari navuga, basanga nk'umuntu wize ikintu runaka arakomeza mbese kumva ko yakwifata hatagira umenya, hatagira rwose nanjye ndi umunyacyubahiro umeze gutya, ndi umukozi w'Imana runaka mbimenye, bagera kugasanga icyo cyaha urimo kugenda urasa nkaho wafashe nka elastique burya uyikuruye gutya ukayikurura gutya, kuko iba ikweduka. Iyo uyirekuye ishobora kuza ikakwirasaho. Cyangwa se umukoba iyo ukuruye cyane ukawukurura, iyo utawurekuye witonze ukawukurura urashaka kuza ukakurasa ahubwo kandi ari wowe wirasheho. Hari igihe umuntu yiresaho icyaha akagitinda agakomeza kukigaraguramo, ariko ni ukuri ntabwo byari bikwiriye. Kuko umugaragu w'Imana Yeremiya yarasezeranyijwe ko agomba kurindwa. Si uko Imana imusezeranya itabona ko yari kuzaca mu bibazo runaka, atari kuzahura n'ibibazo runaka, ari kuzahura nabyo, ibyo uzahura nabyo byose nzakurinda. Nawe rero wakwiye kumenya ko ufite kurindwa n'Imana, ukagerageza gukiranukira Imana, yewe kabone n'ubwo inshuti zawe muri kumwe ari za zindi mbi, ariko nubwo zaba ari 10 wowe uri umwe, zivamo zivuga ibi bintu turimo ni bibi. Ni ukuri pe, ni bibi cyane. Hari igihe nigeze ngira ikibazo kimwe, igihe kimwe, ni urugero rumwe ntanga, nari ndi ahantu mu rusengero, noneho hari igihe cy'umubatizo, ndabona ariko se ko tugiye kubatiza tuteretswe abakristo. Icyo gihe urumva mu by'ukuri numvaga nta n'icyaha nkoze cyo kuba nayibaza pasiteri, ndabase ko mugiye kubatiza mutatweretse abakristo. Mu by'ukuri ubwo numvaga nanjye ndi kugera wenda se nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe, kuko byari byose nari mfite umurimo w'ubudiyakoni, nubwo ntari narasengeye mu rugo rusengero, ariko nari narahimukiye nsa nkaho nshaka kuhakora umurimo w'Imana. Yambwiye ijambo numva rirankomerekeje, ariko nabandi nubwo wenda yansubiza nabi, ariko numva njye ntabajije nabi. Kumwetsa pasiteri ko mwibagiye kutwereka abakristo, ambwira ati njyewe nzi ibyo nkora, urusengero ni urwanjye. Urumva? Ariko ntabwo byari, njye numvaga atari igisubizo nyacyo. Hari abavuga ati nibagiwe. Nanjye ubwo ngishaka kumva se Valentine, ko uyu munsi mbona watetse ibiryo ukabishyiramo umunyu mwinshi, ese byatewe n'iki? Nabane yewe byancitse. Kugira ngo ijambo ry'Imana bitubwira ngo gusubizanya neza guhosha uburakari. Ariko
imbere y'Imana hano twebwe tubona ko uyu mugaragu w'Imana Yeremiya yari yamusezeranyije kurindwa, ni uko yari azi ko azahura nabyo. Nanjye hari ibyo nahuye nabyo byanaviriyemo kugira ngo bambwire ngo nimba utemera njyewe ibyo nkora muri iri dini ryanjye uzasohoka ugende. Urumva? Ese mu by'ukuri niko umuntu yaba yakuriye kwitwara? Ese njye nkanjye ubwanjye kuri icyo gihe wenda nari imeze gutya niko nari nkuriye kwitwara? Ese nari kwemera kuvuga ngo ibyo byose mbe bimeze gutya nabyemera bikagenda gutya? Kuko nzi ku buryo cy'umurimo w'Imana ukorwa, abandi ibyo ari byo byose umukozi w'Imana mwene data namuhugura, nawe mwene data nawe ushaka kumpugura ku kindi kintu runaka, kuko nanjye ubwo mvuga aya magambo hari aho mbasha kuneshwa, hari ibyo tujye tubasha kuneshwamo. Muri ino minsi ya none ushaka kuba ufite umwana, uri umubyeyi, umwana ukamubwira umwana ntakumve. Iyo umwana cyane cyane muri abo bihugu by'Uburayi ushobora kubwira umwana akaba yagutuka pe, umwana ukamubwira mwana wanjye rwose iki nikigenda gutya kigimeze, umwana akaba yagutuka. Ariko bidashatse kuvuga ko nimba uri nyina cyangwa papa we utamuhugura, uramugira inama nk'umubyeyi, kandi n'uwo munsi uri kumubwira icyo kintu atari kucyumva, ariko mu gihe kiri imbere nazahura na cya kibazo runaka avuga ntacyumve, azaba ati wi mama yari yarambwiye, papa yari yarambwiye, inshuti yanjye yari yarambwiye, umukozi w'Imana yari yarambwiye. Hari igihe wenda ashaka kuvuga n'amagambo ugasanga abantu wenda baratera amabuye, ariko mu by'ukuri turakwiriye kugira ngo duhugurane mu gihe wahuye na mugenzi wawe ugukoreye ikibi ukamuhugura, utitwaje kwenda kuvuga ngo njye sinamubwira kuko ari umukozi w'Imana. Hari abantu bajya bagira icyubahiro cyane kandi ndabishima rwose, nkashima n'Imana yakibahaye, ariko badakwiye kukigendera ngo bone uburyo urwaho rwo gukora ibyaha. Nk'abakozi b'Imana cyane cyane njya nkunda kuvuga ku bapasiteri. Abapasiteri bamwe ugasanga bamwe, njye simvuga bose ko hari abahari, umupasiteri runaka agakora ibyaha akabitindamo, akaba yakwanga kwihana kuko azi ko abantu barabatinya. Cyane cyane hano njya nkunda kubana kuri dutuye muri kino gihugu cya Finlande, nta matorero menshi ahari wenda se y'abantu bavuga ikinyarwanda. Ushobora gusanga nk'umuntu runaka yagukosereza avuga ati ubwo ntari pasiteri ntabwo nahagura mugenzi wanjye, ariko si ko ijambo ry'Imana itubwira. Kuko hari igihe umuntu ajya gusengera mu itorero runaka nk'aho yabuze ahajya, kwangire mbuze uko ngira, ukajya kwambuza uko ngira kuko nta handi ufite ho gusengera. Kuko iryo torero nimba ari itorero ushaka gusanga umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu wajya mu rusengero wambaye inweru ku mutwe, ukipfuka inweru ku mutwe, ukagenda ukajya imbere y'Imana ukajya kuririmbira abakirisitu, ugasanga uri umwana w'umuhungu runaka cyangwa umukobwa wambaye ipantaro zikase mu mavi, zikase mu bizigira, mu nkokora hano, ukagira imbwa iyo pantaro yarayiriye, ariko ukaba utajya imbere ya pasiteri runaka ugusengesha, wagushyize mu murimo w'Imana aba atakubwiriza, ntabwo utajya bakugirira neza. Njyewe ntabwo ndi kubwenda kugira ngo mvuge ngo abantu banyemere njye nicyo mvuga, kuko agaciro twagahawe n'Imana, ntabwo twagahawe n'abantu. Ariko byari bikwiriye muri ino minsi ya none umuntu nakora ikintu runaka ubona kitari mu nzira y'Imana, muhugure wowe mukirisitu, wowe diyakoni, wowe pasiteri uyoboye ushumbye iryo torero, ushumbye iryo dini. Kuko muri ino minsi birababaza cyane kuko abantu batabwiza abari hasi ukuri, urubyiruko rwacu twumve ko twaruhugura. Nimba uyu munsi wa none njyewe ndi diyakoni runaka, njye ndi umuvugabutumwa runaka, nkaba nabona umuntu ukoze ikintu kidakwiriye, ikijambo ry'Imana ritatubwira, atakiza, atagihugukiwe, nakuvuga ati nta kibazo genda ugire gutya. Uyu munsi umuntu akajya kwigabura atarabatizwa gute, nimba bimeze gutyo, nimba arasizwe amazi ku gahanga ngo ujye kwigabura, ariko si ikijambo ry'Imana ritubwira. Umuntu akaba atari yabatizwa, utazi n'ubuhamya bwiwe ngo uzaze guhigabura. Kabisa ijambo ry'Imana ritubwira ko igabura atari ikintu buri muntu wese akwiriye kwakira, ni ikintu gikwiye guhabwa agaciro, tukacyubaha, kuko ni igabura ry'umwami tuba tujya kurya ku mubiri wa Kristo, tukanywa no ku maraso ye. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kubanza tugashinga ikirenge mu cya Kristo. Uwiteka natugirire neza. Reka rero wenda nkomeze nsoma amagambo ari hano muri Yeremiya.
dusoma amagambo ari muri Yeremiya. Turasoma amagambo ari muri Yeremiya ibice 15. Dusome hano ku murongo wa 20. Umurongo wa 20 haravuga ngo, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu, nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore. Imana nishimwe. Uyu nguyu ni Yeremiya rero wagirwaga Imana imubwira ko izamugira inkike yubakishijwe imiringa. Ariko ngo nubwo abantu bazamurwanya ntibazamunesha, kuko Imana izaba iri kumwe nawe kandi Imana izamurokora. Imana nishimwe. Burya nanjye hari igihe njya bane umuntu urokoka ikigiye kukwica. Nubwo umuntu yakurwanya uri mu Mana, uri mu kuri, ntabwo azakunesha. Naho uzabona ugiye kuneshwa, Imana izazikurokore kugirire neza. Birakwiriye ngo ngewe nawe tugire uburyo bwo kwitwara, kuko hari amasezerano Imana yaduhaye. Hari isezerano nkiva mu gihugu, ngewe njya nkunda kubivuga ko nkiri umwana w'umukobwa nkiri mutoya, Imana yagiye impa amasezerano kambwira ati nzakurinda, nzakugirira neza. Narebye mu minsi yashize buryo ki narwaye ndaremba pe ngera kure, ariko ndavuga nti buriya hari impamvu ntapfuye. Nubwo Satani andwanya, nubwo abantu bamwe Satani abacaho bakandwanya, ariko hari impamvu. Ushaka kubona umuntu mu cyaha runaka ukaba wamucyaha, ukaba wamubwira, ugasanga arakurwanyije, agutejeje abantu. Njya mbona rimwe na rimwe hari bamwe ngo uriya ni kanaka ngo ni umusazi, kuko hari ibyo bigizeho runaka nabagiriyeho inama bakanga kunyumva. Ariko ngiye ntabwo ngiye nyumva, ahubwo ngiye nkubwira, tuganira, mbagira ngo ndokore ubugingo bwawe. Waba uri umwana wanjye, waba mbese icyo waba uri cyose kuri ngewe mbikubwira kuko nkukunda. Ntagukunda ntabwo nabikubwira. Yewe nubwo waba uri pasiteri udakoze kiriya kintu uvuti ngewe buriya Valentine kuko yitwara kuriya sinshaka kumwumva, uriya nawe buriya ntabwo akunda kumva, ntakunda gucyaha. Umuntu iyo ucyashywe nuko hari ikiburimo. Ariko nimba umuntu uzi ko uhagaze mu kuri kwawe, ukabona mu by'ukuri se Mana, ibi bintu iby'abantu barimo kumubona niko bimeze, kuko burya ndi umuntu yimenya mu cyaha ariko akihagararaho. Yewe ukaba wagirwa n'inama n'abantu na magana angahe, ariko kumva ntiwumva tukubite ngewe nta muntu wangira inama. Nta muntu utagirwa inama, ariko kuko umuntu ugirwa inama kumva burya ni umunyabwenge. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo rero buri muntu wese yumve ko yahamagawe n'Imana, kandi Imana hari isezerano naguhaye, kuko buri muntu wese afite isezerano buryo ki yabwiwe. Yeremiya ko Imana yaramusezeranyije ko izamurinda, yabonye kurindwa kw'Imana. Kandi burya kurokoka nubwo tujya tuvuga ngo turi abarokore, kera bajyaga bakunda kwita abantu b'abarokore, bavuga ngo kanaka ngo ni umurokore, cyangwa ngo tugiye kwa murokore. Ariko muri iki gihe nta bikiriho. Ijambo murokore ryaracitse, izina murokore rwose ryaracitse pe. Kubera iki? Abantu benshi basigaye babivangavanga, ugasanga abantu barabivanga, nyamara yarakwiye kwirirwa rya zina murokore, kuko murokore ni izina ryiza. Ngewe bijya bingora cyane muri iki gihe cya none, cyane cyane muri ibi bihugu by'i Burayi. Usanga umuntu ni umukirisitu ntumenye ngo umukirisitu umupagani ninde. Bashyiramo ndomboro ya soro, muringa nibwo bakunda kuvuga ngo ndomboro ya soro. Bashyiramo indirimbo z'isi, ukabona umuntu arabyinnye. Bashyiramo ingwatira mu biro, ugasanga n'uwitwa ngo ni pasiteri cyangwa umuvugabutumwa runaka, ugasanga nawe yagwatiriye. Bashyiramo gusimbuka, ugakunda nawe ukumva wabikoze, ariko ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye abana b'Imana. Ni ukuri hari ibintu bidakwiriye umurokore. Hari ibintu bidakwiriye umurokore. Nimba warakishijwe ukavuga ngende mu gihugu iwacu narakishijwe, gumana kagakiza kawe k'umwimerere, wigira ikiguhindura. Kuko hano cyane cyane muri Burayi abantu bahindirwa nuko basanga aho turi. Ntabwo ndi kuvuga Uburayi bwose, ko hari Uburayi ugifite abantu b'Imana rwose bagikizwa pe, bugikizwa. Ugasanga wari umumama ukizwa neza, wamara kugera ku kibuga cy'indege ugasanga bya biziriko hano byatangiye gutendera, bari umukozi w'Imana runaka, ariko ugasanga za ndirimbo z'ingwatira mubiri ni wowe uzibyina.
ugasanga umwana witwa ngo uri umukozi w'Imana utabasha kugira umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu, imyambaro wambaye ni mibi, ibyo bintu uri kubyina ni bibi. Ugasanga umwana w'umukobwa w'umurokore yashyize babyita ngo kera bino bintu bajya bashyira ku mikondo, yapfumuye, abandi bikoze ibintu mbese ubona biteye isoni. Uri umumama ukaba utagira, none se ejo hazaza itorero ryacu rizaba rimeze gute? Usanga igihe afite ikibazo, kuko usanga hari n'abashumba baza hano i Burayi bitwaga wenda ngo bavuye muri ADPR, bazana kubivanga n'ayandi madini, bagakomeza kubeshya aho bavuye ko bakiri ADPR kandi baramaze kubivamo. Ugasanga rero n'abandi baje kuko bataya baza amakuru, araje arivanze agakomeza na ya mico kandi yari umurokore. Noneho uzanga ukivanga n'abandi mwari musanga ngo badakizwa, na wa wundi muri kumwe atakubwiza ukuri, ese mu by'ukuri uzaba uhagaze hehe? Bantu b'Imana rero mubasha guhugura itorero ry'Imana, muhugure urubyiruko rwacu, muhugure abakozi b'Imana bamwe bamaze gusubira inyuma barimo kubivangavanga, kandi rwose barimo kuyobya abantu benshi. Mu minsi ishize imyaka yashize, Imana yigeze inyereka umusaraba, mbona buryo ki igiti cy'umusaraba, urabona ko ni igiti gihagaze gutya, ikindi gitambitse. Mbona ko igiti gihagaze ni igihuza umuntu n'Imana, ariko igitambitse ni igihuza umuntu na mugenzi we. Bishatse kuvuga ngo rero noneho abantu benshi baheze muri icyo gihirahiro cy'uko abakozi b'Imana bamwe baheze abantu muri icyo gihirahiro kugira ngo bareke bakomeze bazamuke, kuko nta gaburo barimo kubaha, nta mpamba barimo kubaha ishyitse kugira ngo abantu babashe gukomeza urugendo rwagaganisha mu ijuru. Ndakunda kubivuga, ariko mujye mumbabura, kuko ngewe maze kubona itorero aho ririmo kugenda rigera, abana bacu barimo kugenda bayoba. Yewe ugasanga umwana yagiye mu rusengero, pastor ukabona aramwirukanye, yaba akora umurimo runaka akamwirukana, yaraje gusanga ari umwana wakuriye muri ubu Burayi, ugasanga uramwirukanye. Sinzi icyo uzabwira Imana, gusa ngewe icyo nakubwira, nimba warakoze icyo kintu ukaba umeze gutyo, wari ukwiye kwihana. Ngewe nzakomeza mbivuga, kuko muri ino si nkiri mu isi, nkiri mu mwuka w'abazima, ntabwo nzaceceka. Ndi kubivuga wenda nubwo ibintu byose ntabwo ngo nanjye ndi 100%, ariko icyo nsaba Imana ijye unyeza, ujye untunganya, utunganye ubugingo bwanjye, ujye untunganya, kuko nanjye ndi umuntu, ndi mu isi, mpura n'ibimbabaza, mpura n'ibinca intege. Njya nkunda kuba cyane kuko ndi mu butayu, ugasanga uri ahantu mu itorero, abantu bose bakugeza nk'igicibwa. Kubera iki? Ibikorwa muri iryo torero urabona nta muntu wahugura, buriya ngo ntahugurika, ariko nta muntu utahugurika ubaho. Oya, Imana rero duhana umugisha, n'abasabye umugisha w'Imana. Ubushize natambugije ikiganiro kimwe, nabonye abantu benshi barakirebye, bamwe bakavuga ati kudaheruka wenda gutambutsa ikiganiro, ariko ngiye icyo mbifuzaho, nimbe koko wumva ibyo mvuga bigufasha, ujye umpa subscribe, ushyireho like, kugira ngo iyo ushyizeho like n'abandi bantu bagenda babibona. Ndabizi ko hari wenda mugenda muhana icyo kiganiro, ariko iyo ubishyizeho, nubwo bamwe bajyaho bajya kuntuka nge nta kintu bintwaye. Ni ukuri pe, uko wansebya kose Uwiteka nareba agasanga ibyo bintu uvuga bitari uko bimeze, kuko nzi ko ibintu mvuga ngewe ndi kubivugira hano kuri channel ya YouTube, n'isi yose bibireba, Imana izabimbaza. Ngewe nimba ngifite uwo naba mparabika mubeshyeye, Imana izabimbaza. Ariko nawe hari icyo Imana izakubaza uburyo ki witwaye. Izakubaza uburyo ki witwaye. Ngewe ndi kuvuga bino bintu sinshingiye ngo ngewe ngo ndi inshuti ya kanaka, sinshingiye ngo ngewe se kuko umutware bibone gutya cyangwa umwana bibone gutya. Uko wabibona kose, icyo ushaka no kugira ngo twubake ubwami bw'Imana na Kristo. Hari igihe abantu wenda kuba ntaragize umugisha, kuba nanjye wenda narabaye umugabo, mbe nahabwa ibyo, si ibyo ko ntavuga ngo ni titire cyangwa ipete, kuko mu murimo w'Imana ibyo ntibikuriyemo. Umuntu icyo yagabiwe nicyo azabazwa. Imana iduhana umugisha. Shalom shalom, ndabakunda. Mwari kumwe na Mukarugira Valentine nk'uko nabibabwiye.